ubu igitarama nzayisubiramo ra reba imvura nje muwe reka sinzayigarukamo. nagiye muhira ninjira agasima sigara ububobo nashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona ingangi nanyinya kwari uguharura inzira kugasima 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 nari narabaye mwana wo kugasima aho navukaga amacomo kahakibona afite amaso mu mureke nuko azarura sinjye wahisemo inzira none mano giti none bizaso indeba kure zanjye zose mani za yo what's up gengo yo ibeze bite se wakino yora namahoro ndagire neza byatari ariko abasaza dore iminsi ya corona mani ibintu bimaze iminsi biteye ubwoba n'iki ariko none arifite igitekerezo cyo mu mbere none wala dore mwanuboye n'iki ntamura nta kintu maze dore nibuye maze abasaza reka mbabwire umuzigo no mfite umuzigo muri iyi minsi dore ariko nacomoye umuzigo hano n'iki ubona ari mu mbere kambereke wale wabona mwambere dore cyo n'ikindi ngo tutije kumpiri uri muzigo urabona utabona umuteca manje none mureke mbungura igitekerezo kuko nsanze mwanoboye n'iki dore umuzigo n'ikibira akazi ntabwo dore ari mu gihe cya corona twabura umuntu ukenera uwo muzigo w'agapfuka mu yego mani dore boro ntabwo boro yarasirangiye fasha gengo modere no mwebwe mureke mwere dore murabona n'iki murazarabuze dore wumve ngo iri gara turakwamye n'iki reka mbere we trap we ndebera uyu muzigo yo cyo kuvuga iki wallahi asimana n'imizigo mane gapaba yazanye iterura nkikinya gukubita ikigabo kigufi biraryoha mbega rwa gafaranga na profita duciye hasi we canari mwishe sha gafara warupfuye pe reka nze nkutuburire rwose nibyo nagukoze si biki mano no genge n'iki duraba yanadukwamye vraiment n'iki aba yahubutse mani urumva kope abazanye ibintu by'urusazi mani muri game agusimara kope cyakora nta mani shaka ufite umupampe mani bivuga iki mani hari umutejuzi mani asiko Jemba mbona ara amadaje mani ibyo ikaje no bros yo hari icyo bivuga hose mani jereka mbabwira niziga je mwancanze wallahi reka mbere kuno mapisi namafasha muzina masikone ko twangwe mwabintu ngenda ikifungo yazanye ahubwo kabura renze warunu jenzi n'umukino no tugiye kureba muraza zikari byo adukwita muraza dansira no Fabros no ngiye bahungu reka mbereke kuno staff none iyo mizigo ureke twe dukomeze street n'iki ari gitwa n'umuteja wasanga wenda haboneka muri kandi kalaundi ko imeze gengo okay no Fabros reka dukomezanye n'iki no twebwe imizigo n'utembeshwa street n'iki we batatumwamo abahungu reka dutampare turoko difashe mu mbere mana mwamakiri musi mwe nakaza n'iki ya corona ibiceri babwa burungurungu no mumpera abahungu amahoro ya brain gafaranga ntawe uriyora gusa mfatanya n'umugore we
wa mugabo nayihari uranyumva neza ahubwo uziko wa mukobwa yamaze kumenya ibyanjye nawe byacora bimenya ahubwo ngwino kuramenya tuvuga unanyisuhuriza ariko nisuhuriza vuba tuza tujye no mu nzu vuba Umva uretse nzajye kubwira umukozi akora turadushyimbo narindi gutunganya nyine ndaje ariko ndaje bugiye bicupa ariko bugiye ndaje Karisiti wagapfa iyi myenda jeje bose mabuje mamagayira ye ariko Karisiti awudururu nigenda babage ntabwo bwumva ndi Karisiti wakagendesha amazuru ugeze ndaje mabuje nawe mabuje mwiza nakwitabye rwose mabuje mwiza ariko wakibura buryo we igihe mbari yaguhamagara ukuvuga ko umwuka wanjye ari ukuwutakariza ubusa ndavuza gufata ibyo bishyimbo ugenda ujya kubitunganya kandi mu minota 2 mba mbona bibona ku meza byahiye uranyumva neza ase mabo ibishyimbo turabirya mbona hano hari inkweto z'umuntu w'umushyitsi abanza harimo umuntu akufite amahane mabuje reka ndebe rwose ariko mabuje uzi ko wagira ngo wishe imbogo reka mbifate rwose mabuje mbona kukubona nakubwira iminota 2 ibyo mbibona hako mabuje ngiye buriya rerante ubusazi ko bira bikweto ntazi nyirabyo ndabizi ni bya mudugudu anaza namubonye n'ibigofero bibi mu miyenzi ariko agenge nge buriya mudugudu nzajya muriraho ukaje amasenkisi ya kahubwo nigere mu gikari atagaruka kana ahubwo ngize amahirwe na teta isazi ariko sinakubujije kuko mu rugo mu cyumba cy'umugabo koko sinakuvuga ko tuzadura ahandi hantu hatari aha ngaha none turagira vuba ariko nta karibu dufate cyangwa ntabwo bishaka ubundi muntu wo mu rusoho kujyana ariko mbabarira tugenda ariko ndakwingiza mva n'iminota mike ariko kudonyaho gusa kwimana mbabarira ariko kudonyaho gusa ni mu rugo rw'umugabo tugenda ariko vuba mu rugo rw'umugabo tita kurame kuteri ariko mubwire iki se wowe gwira nkubwire ariko ni inkuru yo kukubwira wicaye ubu se bira bikweto ntabyo wabonye icara rero icara mudugudu Rwagafaranga narwo rumaze iminsi runyibyeho ngo za korona amafaranga yeruka kuma aho umuntu adakeneye no kujya muri salo muri ibi ni ibiki mba ndimo akavene ko karakorara urana ntakeneye kujya muri salo iyi verine irakorara mwana umuntu aba akumbuye na salo uriya rugabo narwo ngo ni gafaranga rutakima n'amafaranga uretse sharo ndaje ndukorera ubugome pakira ifungwa ngwese imitungo simbura ifunguro inoti mu cyungo ntabyo mutuzo amanywa na nijoro
pakira ifungwa ngwiza imitungo simbura ifunguro inoti mu cyungo ntabyo umutuzo amanywa na nijoro igitebo cya Chanel igitebo cya Chanel igitebo cya Chanel bika mu gitebo cya Chanel igitebo cya Chanel Grand frère oya dore ni dodache cyakure wese maze mama mvuko ndakubuye buhinguye man Grand frère nuko ye bari no gusigara meze Grand frère oya twikomereze staff man n'uyu nguyu uyu dache yamenya mapu zacu man oya reka tuvugane cyane turi kongoraho man bimeze bite bro mukino uyu nguyu man Grand frère twanda bivamo Grand frère twanda reka mbere ko naza nzindisi na witwa Ndabiji nabyanta bivamo man reka tukwereke staff woza nzindisi na G witwa Ndabiji Grand frère ko nzamu umuhanzi wa naye Grand frère oya banzire staff man banzire staff we Ndabiji ntago nsengeje kwita Ndabisamo wanzindure man inturisi na mbere ko kugira ngo nzazinatima nawe ushatse kuvuga yuko ziriya nkweto ari iza mudugudu ari muri ino nzu hose ntukabaza amenyo arimo kureba umuntu yaje kureba icyana nyine icyo tumva ni iki ziba wa gicucu cyana se ninde ahangaha ako nawe wigira umwana koko ubu si cyana aza kureba hano urakiyobewe ngo ninde mudugudu yaba amaze kumenyera hano umva mubwire ahubwo nawe injira ntange umunwa wanjye uzankoraho ahubwo nawe wasanga munabiziranye nkaba nidumbukiza nguha amakuru we mudugudu yaba amaze kumenyera hano agakabya uretse ngo ugese ako surangira nayo wowe mupangu uretse wowe imipangu warana nyine ndekura hari ikintu nshaka ko dukora uretse ngwino iki ni kutari mu cika wakira hase Grand ni imizigo wakira ipantaro nayamba nuko nani ipantaro jewe wanayo namuniga nako ari ipantaro undi namuniga sino staff ya mani asana graph sije waruje kureba ariko namuniga sino staff sinzi susko atari ipantaro bayambara gutuma niyo atari ipantaro bayambara banzumbwira ariko niyo atari ipantaro bayambara gutuma none surambi ni buri kumwe ibintu none utanyigisha nuko babyambara oya umva mani dore namyenda nyine nyamyenda niyo mu gihe cya namyenda niyo mu gihe cya itonde mano wanze kubwira namyenda niyo mu gihe cya corona sumweru bawujyana muri mbani niyo kujyana gusenga amana genda cyagusa neza nkamwe mbamari amani gese twe turashaka wenda bici umva tubanze dupanke map utazana ibintu by'ubuyamye muri safu zacu ugasanga wefa imyenda niyo mu gihe cya corona turi ngini ishati dore bayambara gutya sibyo hehe na corona wacu dore iyi ni na metero iyi ni metero aka ni agapfukamunwa dore n'agapfukamunwa ibi ngibi turashaka kubona morale agapfukamunwa nimba watubonera umukiriya dore rino kubijugunya dore rino kubijugunya dore Paul uri kuzijugunya dore Paul uri kuzijugunya none se kunzaniye iby'abafundi mani genda umufundi noneho wowe mushoneshe staff ngiye kukwereka map polisi noneho uncikire dore corona subizo fata hano ifunge hano buretse gake nkwereka ntago nzayirwara ifunge hano ibintu byo gusuhuzanya ugenda ukata abantu hano Grand frère ko mitana akiri ifunge hano nahita nigira mu rugo ntatinya kwambuka ahanga ifungo ntago turi bwikoreremo ntago turi bwikoreremo Grand frère ndasa gute mubwire map ubwo ko simeze nimba ahubwo mbere yuko iyi myenda utangira kwisigamo n'icunzi cyawe batanga nka man tubwire man muje kundeba munyizeye mutuze rero tuganire simbere wese ubu ndanabaruta mwese asa n'umuganga wakira gute na abo wowe tubwire uko byifashe jya fafatwa icumukiro wawe dore n'amasaha dore n'urukira turingiye kugasema Dr Engineer ndabivamo David nakubwiye ko ibyo byantayifamo bitatuma dukora ariko mama yanyise wa umva okay reka tuganire none sibyo tubwire Grand frère ngewe izi style nyizibona gutyo sibyo sindi umufundi ariko imetero ryamese igira ibitekerezo byinshi hari igitekerezo nyigizeho iyi nahita nshaka ingo nzajya njyamo pima metero hagati y'umuntu n'undi ndabigicokora hava maka urora hagati metero gutya shaka utangiye kuba umunyamugi gutya noro tega umva ikindi sibyo ibyo nibirangira byo gupima metero ikintu uzahita nkurikizaho yewe sibyo mu byukuri amafaranga nzajya mbona mani ngiye guhimba umushinga simwamwe ngo mufite company nta nubwo ni ukizina ryaherega mani reka umva man twe dufite company yitwa Genga noneho twebwe nje no muji wanje twazanye dufite n'izindi staff nk'izi ngizi ariko wadage bwo numva ishushona ngiye ndi kumva twakina na map
aha nimba ufite amafaranga namubonye arimo fresh kabisa nimba ufite amafaranga watubwira nimba utayafite ukadushakira umukiriya za kabiri nkazazizana twanagukora grand frère ngewe yo nambaye ikintu sinjya nyukuramo wangu niyo waniga ahubwo mwintinze sibyo metero iyo iyi mari yahita ikora kwa gafaranga sibyo no grand frère ikindi cyaka niba ushaka ko mba umuntu wuzuye reka nkwereke undeke nabonye gukoraho kankubita ceceka undeke muri byo nshaka ngewe ndabisobanura no nzajya numva ko n'umuriro urimo bafite n'umuriro grand frère ariko wadajye reka ngubwire je ntago nagwa phone yanje twari kutera mani bireke kandi ahubwo ninza mani baryama kare sinambaye hari ubwo mbanduza no tukubuze gake ni gutya se wanyica Fabusi wowe genda ukine nawe uko zimeze ubu tuzabonane ariko umva nakosa nagukora ikosa ariko nawe byari bimeze neza nta kibazo ese teta nawe waje yo ariko nyine subu kanze njye gufata igitenge ndaje sibyo ndaje ariko rero bazi iyo nama y'imihigo y'ubuzima uyiteho urabona umwanya bintwaye abana baha nta disipurine ese ibi ni ibiki mukoze umva twaguhaga imerekezo yuko wadusuye mudogo ahubwo uyasizemo umurabire muramukora ntabwo muzi ko ndi mudugudu ubonye iyo uri meya mudugudu koko kora jinde abana bikize nta na disipurine munagira muretse technicien ingénieur de la mini centaine d'avivement abayongeraho akantu ubundi bino babyita gukaraga ifiriti n'ibishyimbo bikaranze ubundi ngakomeza akazi tesha kado ngo kadogo ye nitwa Karisiti ngo sha bya Karisiti ntabwo bindeba sha ko ngewe njaho bita kwa gafaranga kwanze egera hano nkwereke sha ndasha banze mupima umuriro ndumva ufite n'utugambo twinshi wagira ngo urabufite ko ariko umva ceceka umva nubwo unyikangishwa ubanza ukuremo inkweto ubundi uzumpimira hano kwino hano sha kwino kakantu ndagupima urabeshya va hano ako ubundi wowe nzakubwize nzakubwize bari wabona so yambaye imyenda nambaye urabona naje hano gukina ngewe umva nkubwire ugabanye itiku so nsanze iwanjye kadogo reka basi pimire ku maguru banza unyumve neza kanuda ko ufite umuriro banza unyumve neza njye hano nitwa Karisiti uranze umva banza unyumve neza njyewe njye nitwa Karisiti urumva umukozi wa hano databuja yizera kurusha abandi wowe urazana itiku ngo urapima abantu ninde se wagutumye kudupima nigendere wanze ko mbonana na nyir'urugo wagiye wagiye undi urambaza iki nta kibazo rata uri umwana mwiza Karisiti gafaranga we gafaranga ntawe uhari kandi uri gusakuriza mabuja uri gusakuriza mabuja reka muhamagare gahoro rwose vuga gahoro mu guhamagarira ariko ubundi ntaramuhamagara ibyo bikabutura byacitse gukora muri minisiteri se yahakaza umuntu nkawe aka kana rwose aha ngaho karibuda mutazanyirukanisha kado shawa ndumva umuriro wari ufite shari na 80 ntabwo wagira ubwo bugambo udafite umuriro shari abura amagambo se shawa kana ufite uwo muriro ko mutugendereye se bimeze bite karibu nimwicare mutubwire nimwicare mabuja rega se kwicara buriya twe turabanza tukivuga
nitwa ushobora kuba warigeze nko kumbona wenda kera nko kuri televiziyo ariko njyewe hasi ho bita kwa Gafaranga se mupana iki Gafaranga? Gafaranga ni umutware wanjye. Ni umutware mabuja warihaye pe. Hanyuma singutera ubwoba, buri kintu hano mfite gifite ubusobanuro. Muri make ndi umukozi wa Minisante, noherejwe hano kugira ngo ari ibintu by'ibanze byanzanye aha. Icya mbere cy'ibanze, oya wigira ubwoba mabuja, ntabwo njyana. Cy'ibanze ndabanza pime metero hagati yanjye nawe kuko tugomba kuvuga irimo. Ariko ikibanze ndabanza pime metero kuko nde nawe tugomba kuvuga irimo. Kandi buriya si by'intebe mabuja, nta nubwo ari na ngombwa. Ibitebe tubihoramo ariko udukaro nk'utu biba ari gake. Nyine ni byiza ariko rero sinzi impamvu mwicasi ariko n'intebe zayiza ariko uze n'igihe we uzi ko umugabo wanjye nawe niba yararwaye cya kirwara simbizi ajya korora akagira umuriro mwinshi ariko buriya ntacyo mutubwire nta kibazo. Aha mabuja nzigi rega ngenzira igihe rwose ariko ufite igihungu cy'igikozi kibi kirasuzugura cyane. Bo mabuja njyewe rero iyo nje ngasanga hano hari ikibazo bakeneye icyo gisubizo njyewe bishyura mbere kandi ntabwo ari menshi rwose, guhera kuri 5 kuzamura niba waba ufite 100. Nyine ndabyumva ariko nyine umusanze mfite 3 byonyine ariko ntacyo nimugaruka 2 nabyo tuzabiba nta kibazo, tuzabibaha buriya rwose ariko ntacyo rega nimwakire ariko mube mwihanganye nimube muyafashe rega nta kibazo nimwakire. Fako yampa nzagaruka aha ni mu rugo se ko ari mu rugo. Noneho ubu twaganira. Umugabo wanyu ngo arwaye ate? Urabona nyine nkuko nahoze mbikubwira umugabo wanjye rwose umutwara wanjye urabona ubanza cya kirwara cyamufashe simbizi rwose. Mwana wahageze nawe uyu se ninde? Niwo muri Minisante mwana wa kandi umwubahe burya nanamwishyuye utagira ngo utabona yicanga nanamwishyuye. Ngo akora hehe? Uyu mwana aravuga cyane ariko ubanza nawe afite umuriro. Ahubwo ngo nuwahe ngakora muri Minisante umuntu wambaye atya ngo niwo muri Minisante akomama nawe ukunda abaturu cyakoza nuko ari igitsina gabo nabo bemera kubi ariko waruswa n'umunwa nta kindi ushoboye nari gushaka kubahira abantu ikintu umuntu aba yambaye ubonye aje yitwaje amametero angaje gukora ubusanga gusa asoni ibyo yambaye ndabona yambaye nk'abatetsi ntabwo rwose imyenda ari ya Minisante hakumama wajya ujijuka ngo urabona uyu muntu koko ari umuntu uje kugura ahubwo mbwira niba ari umukozi mushyashya uzaniwe tugende twirukane Karisiti aba ari tuwe twakazi. Mabuja ahubwo metero wenda nayipimye hagati yanjye nawe harimo metero, zana akaboko hano twiyumvira umuriro ufite kane n'abana twikorera. Narumiwe rwose urateze. Mabuja hano 34 oya bise bigera kuri 31. Mabuja afite ubwoba se kuri kwiyongera. Rekana n'abana twikorera akazi. Twikorera akazi umuriro 35. Mabuja umwana It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.